Ifandwa TV, Factory Wandwa Magana TV. Imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rwamagana, nyakubahwa kansara sekretari n'amajyanama y'akarere ka Rwamagana, hamwe na ubwo turaza no kubereka umujyanama uhagarariye urubyiruko mu karere ka Rwamagana, nawe hano nawe turamwakiriye. Nyakubahwa ni komanda wa polisi ya sitasiyo ya Nzige ifatanyije Nzige na Gahengeri. Ubujura kuko yabaga ni komanda ya sitasiyo ya Nzige, ariko iyo urebye mu mubare w'abafungwa dufite harimo urubyiruko runini.
kandi ubujura ni icyaha gihanwa n'amategeko. Muri urwo rubyiruko dufitemo harimo abana benshi bari munsi y'imyaka 18. Ugasanga umwana yazize ko yibye telefone ya mugenzi we, y'ababyeyi cyangwa y'abaturanyi. Abana barimo bariba amatungo aziritse ku musozi, abana barimo bariba imyaka, agaca ku gitoki cy'umuturage akagica, umwana araca mu myumbati yayibona akayica, akayisoroma, umwana arya ku bijumba agaca agakura. Buri gitondo turahura n'ibibazo byinshi bijyanye n'urubyiruko, yego si rwo gusa ariko umubare munini n'urubyiruko. Icyo tubifuzaho rero ni iki? Ni ukurangwa n'indangagaciro z'umuco nyarwanda wa kirazira. Umuco wanga gukora ikibi, ukora ko ikoze ikibi urahanwa, kandi iyo uhanwe ntago tubyishimira, ababyeyi ntibabyishimira, ndetse n'igihugu ntago kibyishimira, kubera yuko umuturage wabyo abahuye n'ibibazo. Bibutse ko igihano cyo kwiba gihanwa n'amategeko ahana y'u Rwanda. Iyo cyaguhamye ukagihamwa n'inkiko, baraguhana bakaguha igihano kitarengeje imyaka 2, ariko baba bagufunze n'ihazabu. Rero buri wese, urubyiruko ruri hano, mwite mwange icyabateza cyangwa cyabashyira mu cyaha cyo kwiba ndetse n'ibindi byaha bijyanye n'ibiyobyabwenge. Baragushuka, mugenzi akagushuka ngo kubera ko wanywa kanyanga ukanywa, kubera ko wanywa urumogi ukanywa, ejo bundi uzasanga wataye ishuri, wataye uburere, wataye umurongo wakagombye kugira nk'umwana w'umunyarwanda u Rwanda rutezeho kuzagira ejo hazaza heza. Rero ibiyobyabwenge mubyirinde, kubera ko bifite ingaruka ku mubiri wanyu. Ubwenge, abenshi muri abanyeshuri, ariko byaba bibabaje ushaka kwiga ubwenge wowe noneho ukanywa ibiyobyabwenge. Urumva ko ari ibintu bidahura. Urashaka kumenya, ariko noneho ukanywa n'ibigufasha n'ibizatuma utamenya. Uranywa ibiyobyabwenge kandi urashaka ubwenge. Ibyo rero ni ibintu bitandukanye. Nabyo ndabibutsa ko nabyo bihanwa n'amategeko iyo wabifatanywe cyangwa se wabihamijwe n'inkiko. Igihugu yamfasha kugera ku ntego zanjye, nayageraho nte? Inzego zihari ni izihe? Zikora zite? Ese ni nazinyuriramo bikamfasha kugera ku mahirwe yanjye? Imyitwarire yawe, abantu mujyana, ibyo ukora uyu munsi wa none nibyo bizagena ejo hazaza hawe. Rero ni nayo mpamvu iyo mpuye n'urubyiruko buri munsi mbasaba gutekereza ku buzima bwabo, gutekereza ejo hazaza habo, gutekereza ku bikorwa bari gukora uyu munsi n'ingaruka bishobora kuhagirira uyu munsi ndetse n'ejo hazaza. Kantu kamwe, kuko n'ubundi nzagaruka hano mu cyumweru gitaha muri Gahengeri, ariko turi mu bukangurambaga tugiye buzatangizwa kuwa mbere, bwitwa ubuzima bwanjye, ubuzima bwiza amahitamo yanjye, ubuzima bwiza amahitamo yanjye. Nibwo tuzaza muri Gahengeri, twe tuzasura ikigo cyitwa Apega, ariko n'ibindi bigo byose byo mu karere. Gahunda nuko ibyo biganiro bizatangwamo bitandukanye kubera impamvu zikurikira. Impamvu ibyo biganiro bihari dusaba urubyiruko rwose kuzabikurikirana ni ikibazo. Dufite ibibazo bitatu tuzaba turi gufokasinga twibandaho. Icya mbere ni ikijyanye no kurwanya no gukumira ubwandu bushya mu rubyiruko, kuko byagaragaye ko 35% y'urubyiruko rufite ubwandu mu gihugu bari hagati y'imyaka 15 n'imyaka 21. Ibyo kandi umubare munini w'abo bantu uri ku ishuri, mu mashuri ya segonderi. Ni nayo mpamvu akarere ka Rwamagana kateguye igikorwa nk'iki ngiki, bajene muyamwitabira, abafite ibibazo babibaze. Ndetse mbere yaho tuzadusura n'urubyiruko mu mirenge, twanze kugirana ibindi biganiro, dusure n'ibindi bikorwa by'urubyiruko. Ariko ndasaba ko Gahengeri twageze uyu munsi
ubwitabire uzaba buhari, kandi aho mutumvishe mukabaza, tuzaturi hamwe n'abarimu babifitemo ubumenyi. Icya kabiri ni ikijyanye no kurwanya inda zidateganijwe. Dufite ikibazo cy'abana bakiri batoya bari munsi y'imyaka 18 na 18 na 20 na 30, ariko umuntu ugasanga yagize inda idateganijwe, by'umwihariko no ku bana batoya. Iyo bimugezeho bimuviramo kuva ku ishuri, bikamuviramo kugira icyangire mu muryango, bakamwita ikirumbo, bikamuviramo kwitakariza icyizere, bikamuviramo ndetse no kwiheba, akabona ko atazagera ku ntego. Cya kabiri bishobora kumuviramo kwandura sida n'ibindi bitandukanye. Reka rero bantu, imyitwarire yacu, ubuzima bwiza niko gaciro kacu, twarabikoze ubushize, n'ubu turahari ku bwanyu. Bantu banjye mbasabe dufatanye, ntabwo ngewe Izaki nzakunda ubuzima bwawe kurusha wowe ubwawe. Ntabwo inshingano zanjye nk'umuyobozi w'urubyiruko nuko mbabwira ibibazo bihari, habereka amahirwe ahari, mukayabyaza umusaruro, mukanirinda. Ndabeshya ibyo mvuze? Ninde warinda ubuzima bwawe kuruta wowe ubwawe? Arari? Umuntu umwe niwe ufite inshingano zo kurinda ubuzima bwe. Icya gatatu ni ikijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, naryo tuzagikoraho. Mu kijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina tuzibanda cyane ku bana b'abakobwa bakoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato, ntibavuge, agaceceka ngo baragira ngo iki, bagenzi banjye nibumva bansambanyije, uko aceceka bamuteye inda, uko aceceka bamuteye sida. Kandi nyamara iyo ushobora kubivuga ku kanya ukavuga ati ntabyo nshaka, cyangwa se nubikora ndakureka, ndakurahe wa mukobwa, umusore yakuzambisha akumereye nabi, ukamubwira ati ngewe niwibeshye ndabibwira polisi, ako kanya uranyengeriza, ariko nawe uzabaho nabi. Icyo nkubwiye cyo yahita bireka. Abakobwa muri hano muzabikora? Umuntu wabikoze n'ubuhe? Muri mwe muri hano? Abakobwa mwese muri aho, uwabikoze ninde? Arahari? Ako kantu rero muzakamenye, mumenye guhakana, mumenye uburyo ibintu abagabo batinya, burya abagabo batinya gufungwa, nubwo mubona aba yagize, ariko iyo ubimubwiye rwose ahita acika intege, ahita ahinduka, ahita ashaka nuko yahindura sije, mukaganira ku bindi, bya bintu ntiyongera kubivuga. Rero mbabwiye iturufu ya mbere, kubera ko nimutabikora muzagira inda zidateganijwe, murware sida, muve mu mashuri, imiryango yanyu ibange, mubere imiryango yanyu ikirumbo. Tunazabera kuri uwo munsi nyirizina, ntabwo kwiyandikisha bicarira ku murenge nahe, oya, muzagenda kare muziyandikishirizayo, muzasanga hari abakozi bashinzwe kubandika. Ikindi numvaga nababwira, coordinator yaravuzeho gato, guhera ku itariki 25 hazatangira ubukangurambaga bw'iminsi 16 wo kurwanya ihohoterwa. Urubyiruko ndumva ruba rugomba kwitabira cyane imbere y'abandi, sibyo? Ndumva nasoreza hano, murakoze. Rero nk'urubyiruko ko tugomba kugira uruhare mu gukunda igihugu. Mujya mubona ku mbuga nkoranyambaga hari urubyiruko rumwe na rumwe ruba hanze, usanga bakwirakwiza ibihuha byo gusebya igihugu. Ni weho ugomba gutera iya mbere ugaragaza ko koko igihugu turimo ari cyiza, siko bimeze. Hanyuma iyo uvuze gukunda igihugu ntabwo uvuga ngo gusa igihugu cyanjye ndagikunda ngo birangirira aho ngaho, uragikorera ukakitangira. Nahoze ndeba ukuntu akazuba karimo kuva, buri wese ukabona iri zuba ntacyo ritwaye. Ku muntu urimo gukorera igihugu ushaka kukitangira uzanyagirwa, izuba rigukubite, ariko uvuga uti ndashaka gukorera igihugu, siko bimeze. Turi imbaraga z'igihugu tugomba kuzikoresha. Indi ndangagaciro turi buze kuvugaho ni ugukunda umurimo no kuwunoza. Ninde watubwira kirazira yo gukunda umurimo no kuwunoza?
ni indangagaciro, hanyuma ifite kirazira. Ninde watubwira kirazira yayo? Muri intore. Bivuze ngo tugomba kumenya indangagaciro tukamenya na kirazira. Kirazira kugira gute? Kirazira kuba umunebwe. Amanota ndayajyanye ubwo mwe murayabuze. Kandi ni ijambo rimwe. Gukunda umurimo. Iyo udakunze umurimo uba umunebwe. Nk'urubyiruko rero Rwanda rwiza dufite, ni byiza ko dukunda umurimo kandi tukawunoza. Nahoze ndeba benshi ari abanyeshuri. Umurimo mufite cyane muri iyi minsi no kwiga, hanyuma kwiga kukazabafasha kugira ngo muteze imbere igihugu. Biragoye guteza imbere igihugu utarize, biragoye guteza imbere igihugu uri umunebwe. Turasabwa rero nk'urubyiruko kugira ngo za mbaraga dufite koko tuzikoreshe. Usanga kenshi urubyiruko dufite ari babandi ataha mu rugo kabwira mama atari komere. Mama yambwiye wagiye utaha kari kwadufasha imirimo, ari komere, ntabwo uzi viziyo tugezemo. Mere, ibyo ni ibyanyu mere, nyamana nawe birakureba. Hari icyo mere yakoze kugira ngo ubugeze aho ngaho, nawe uruhare rwawe rurakenewe. Siko bimeze ngo ariko musaza kwa kundi mujya mubivuga. Ni byiza ko dufatanya n'ababyeyi mu kubaka igihugu kandi tugakunda umurimo. Ugasanga umuntu ari aho ngaho akavuga ati ngewe narize, akazi katinda kuboneka, dufite akazi ashobora gukora, yaba umuyede, yaba umu agent, ari agatanga mitiyu, yaya twatuzi twose tugenda dusuzugura. Akavuga ati ngiye aka kazi sinagakora di, ukagira ngo harako yabitse hariya azajya kugafata akabari ko akora. Nyamara akazi kabi urimo gusuzugura niko kazaguha akazi kagize gute keza. Sibyo rubyiruko rwiza? Siko bimeze. Mwirinde kuba umunebwe. Njya nkunda kubwira, ngewe ndi umurezi, iyo nigisha abana ijambo reka ndivuge ndirakoreshwa. Ngira abana ngo iyo ubaye umunebwe ubimbwa, reka tubivuge gutyo. Nuko mbyumva. Ariko icyo tukwiye guharanira twese ni ukwirinda kuba abanebwe. Kuvukira mu muryango ukennye si ikibazo, ahubwo weho uruhare urimo kugira ngo muve muri bwa bukene, uruhare rwawe ni uruhe? Birashoboka ko wavutse ubona iwanyu bimeze neza, ariko ibyo ni iby'iwanyu. Weho uruhare rwawe kugira ngo utere imbere ni uruhe? Nituvuga iterambere ry'igihugu ni weho rizatangiriraho. Ntabwo uzagenda ngo wicarire woza agakweto, wambara agakweto keza gasupesi ugende ngo ubwo nyine ngo urimo urubaka igihugu, ahubwo amaboko yawe. Ko twabivuze, turi imbaraga z'igihugu, mureke twirinde ubunebwe. Umurimo wose ukore ushyizeho umutima kandi wumve ko ugomba kugira uruhare. Cyane nk'urubyiruko rwasoje amashuri, mubona ko bagira uruhare mu kubaka uturima tw'igikoni. Iyo ukunda igihugu, ukunda umunyarwanda wese, ugasanga ahantu utuye hari abana bafite imirire mibi, ese uruhare rwawe ni uruhe kugira ngo ba bantu babone akarima k'igikoni? Uruhare rwawe ni uruhe kugira ngo ba bana bave mu mirire mibi? Birashoboka ko uturanye n'urubyiruko mugenzi wawe uri mu biyobyabwenge. Iyo ukunda igihugu uramukunda, ntabwo ugenda ngo mbwire mugenzi wawe ngo ariko mane ngo wabonye Karere kuntu yatangiye kujya mu biyobyabwenge, mumusange, mwimuvuga gusa, ahubwo ni mumusange, mumugire inama. Siko bimeze? Mumugire inama, mumubwire uko agomba kwitwara kugira ngo yubake igihugu. Bakomeje bavuga cyane ku bana b'abakobwa baterwa inda, ariko hari n'abahungu bazitera. Iyo tuvuga abana b'abakobwa baterwa inda, hari n'abana b'abahungu batera inda. Abo bose rero iyo mwatangiye kujya muri iyo myitwarire, ntabwo muba mucyubaka igihugu. Ntabwo ushobora kubaka igihugu uri umwana nawe uhetse undi mwana, ntabwo ushobora kugira icyo ukora kwa. Iyo byagenze gutyo, imbaraga zawe ntabwo ziba zigikorera igihugu. Dukwiye kugira uruhare rero nk'urubyiruko, tugakunda igihugu, rwo gukunda igihugu tukakirinda, tukakirengera, tukacyagura, tukagikorera kugira ngo gitere imbere. Murakoze cyane. Ku banyeshuri ariko uri hano hafi ukamenya igiti ukagisura, imikurire burya ni byiza cyane mu buzima bw'umuntu.
wumva wishimiye icyo wakoze. Ubonye nk'igiti kimaze imyaka 30 ukagaruka kera warabaye umusirikare ukomeye cyangwa se umuyobozi w'ikigo cy'ishuri w'akarere w'umurenge, ukajya kubona igiti cyawe, kuko nk'ubu mu myaka yanyu 30 muzamwicaye ahangaha twicaye, twese ubwo tuzaba duhari. Muri 30 ntago byakunda, tuba turi nko muri pansiyo uzaba akiriho, ariko mwebwe hazaba hageze ko mukorera igihugu. Kuba rero ushobora koherezwa nko mu karere ka Rwamagana uri meya, ukibuka ko wigeze gutera igiti Gahengeri, ukaza ukagishaka ugasanga igiti gikomeye, ntuba wakwishima cyane? Ni ibintu byiza rero bino biti mujye mubisura, murore yuko imikurire yabyo mukurikirane, mumenye aho cyagize ikibazo, mumenye nimba ari ugusimbuza, ibyo byose bazabibafashamo. Kwitabira rero gahunda za leta ntabwo ari ugutera ibiti gusa, gahunda ni nyinshi. Hariho inkizi mubona muri ku ishuri, ariko hariho n'izindi gahunda ziba muri mu biruhuko, muri wanyu mu biruhuko. Mwari muzi ko mugira inama y'igihugu y'urubyiruko? Murabizi? Ni bande babizi? Bande batabizi? Nimuzamure turore. Ndashaka kubaha ubutumwa mfite aho nshingiye. Hari abatari bazi inama y'igihugu y'urubyiruko, bagire gutya. Murabona ko ari bo benshi, kandi iri mu gihugu hose, yaba iwanyu ku kagari, ku murenge, ku karere, burya hose irahari. Nutaha rero uzamenye ngo abaduhagarariye mu rubyiruko bakora iki. Bimwe ni ibindi ni ugufasha abatishoboye, bajya banubakira abantu ubwiherero, gukurungira inzu, kubaganiriza, imirima y'igikoni, bya bikorwa byose bijyanye no gukunda igihugu no gukunda abaturage bacyo. Inama y'igihugu y'urubyiruko irabikora, ariko igakora n'ubuvugizi ku bibazo urubyiruko rufite, amahirwe ahari kugira ngo urubyiruko rwiteze imbere, ni ayahe makoperative bashinga, ni iki bashoramo imari kuruta ibindi. Rwose ni bande banyemereye ko nibajya iwabo bazinjira bakamenya imikorere y'inama y'igihugu y'urubyiruko, kuko buriya nimwe ibihagarariye n'ubwo ubutayizi. Muzayishaka, muzayijyamo, mutangemo ibitekerezo byubaka umudugudu mutuyemo, akagari mutuyemo, umurenge n'igihugu muri rusange. Nimubikora rwose muzaba mukoze cyane. Hano rero naho mukwiye kujya mukurikirana gahunda zihari. Ushinzwe inama y'igihugu y'urubyiruko ku murenge ari hano Giti? Ari he? Ngwino. Na hano rero mujye mumufasha. Ubu uyu nguyu akuriye iyi nama y'igihugu y'urubyiruko mu murenge wa Gahengeri, kandi agira action plan. Ntuyigira? Ntumugira ibikorwa byinshi? Apega rero mujye muyitumira, sibyo prefet? Ntibakwitabira ikibisi ukwica amasomo, ariko bashobora kuza bagakorera n'inama mu kigo, bakabereka plani y'igihembwe, umwaka, mugafatanya. Abaturage bakikije ikigo bakishimira kuba bafite abana b'urubyiruko nk'aba ngabo. Nimba muzabikora rero muzaba mufashije igihugu, muzaba mufashije iyi nama y'igihugu y'urubyiruko. Ariko buriya Gahengeri yakagize amahirwe kuruta abandi kuko ifite apega, kandi apega ni ikigo cyiza kizwi ku rwego rw'iki gihugu. Ubwo rero ni inama y'igihugu y'urubyiruko ifite apega nayo mu maboko, ikwiye kugira ibikorwa byiza kuruta iby'indi mirenge muri iki gihugu, sibyo? Urakoze cyane, dore ngukoreye nawe ubuvugizi. Nashakaga rero kudafata umwanya munini, kuko umwanya munini mwawufashe mu bikorwa, kandi ibikorwa nibyo by'ingenzi. Babigishije indangagaciro nyinshi zitandukanye. Kuba umwana mwiza, kuba umuturage mwiza ntago bihura no kugendera mu kigare. Hari ibintu tutajya dusubiraho bigaragarira mu bigare. Iyo umuntu agendeye mu kigare, nyine ikigare ni ikigare kirangira kiguhiritse. Hari iby'ingenzi umuco nyarwanda udutoza urubyiruko rukwiye kugenderaho. Za kirazira bazibabwiye. Mumbwire ngo kirazira, kikazira, kikaziririzwa, sibyo? Kirazira kunywa ibiyobyabwenge. Mwashize pe, banyweye igikoma prefet. Nibyo?
mwanyweye igikoma saa sita murarya cyangwa murya saa saba murya saa sita uyu munsi se hari agashya kuko mwitabiriye n'umuganda nta gashya babateguriye prefe nta gashya mwashyiramo niyo mwagashyiramo nimugoroba ngwino bivuge bumva kugira ngo mugire na morale ibyo ari byo byose ni umubyeyi icyo yavuga yakwisubira reka twumve ijwi rye aha ubwo sasa mutangiye kujyamo neza turabashakira akanyama vuba ngaha aha akanyama ni vuba ngaha ndashaka icy'uyu munsi icyayi cyo cyiza nimugoroba nta kibazo uyu munsi nimutanywa icyayi cy'amata duwaye arihe cyangwa duwayene ntawe mugira duwaye ngwino ndagwana nimero zanjye icyayi cy'amata uyu munsi nitutakibona prefera abamemukiye pe ubinkorere kubeshya abana ntabwo ari byo kandi ndamwizeye arabikora ngaho bahe message hanyuma unababwira ukuntu nibatabikora uri bumpe message ha bagenzi bawe message mufite na doyene yego arihe yasibye ararwaye n'umudive gukunda igihugu ntago hazamo amadini ni ukwitanga reka umuyobozi nawe aduhe message y'uyu munsi murakoze mbanje gushimira abayobozi bari hano bose aribo barangaje iki gikorwa ndetse namwe urubyiruko abanyeshuri bagenzi banjye bifatanyije muri iki gikorwa ubutumwa nabahereza nk'uko umuyobozi wacu yavugaga gukunda igihugu ni no kugikorera umuco nyarwanda tugira indinde ebyiri ariyo ndindamawe na ndindamwana ndindamawe ni igihe wowe ukiri umwana umubyeyi ari kukubwira ati mwana wanjye ngwino akwereka inzira nziza ndindamwana ni igihe umubyeyi waba ashaje ari mukuru usa nkaho musumbye nyine mu bikorwa icyo gihe niwo uzaba uri kumugayidinga noneho ese uzamugayidinga uri umunebwe igihe uzamugayidinga ni igihe uzaba uri gukora ibikorwa abona ko bimuhesheje agaciro kurya bati nareze neza so message nabahereza mureke dukunde igihugu tunagikorera kugira ngo n'ababyeyi bacu n'ubuyobozi budukuriye bubone ko bwareze neza tureke kuba ibigwari murakoze icyo navuga mureke gusonzera ibyo mwengewe icyo kirahari kandi nawe ngo mbavuganire nikitaba yababwiye ko ari bwambe nimero ze nawe ndamuhamagara uyu muyobozi inama y'igihugu y'urubyiruko ajya azitabira sibyo coordinator sibyo prefe aha abandi message kuko afite message afite hari ukuntu ari umuyobozi kandi ukomerezaho ndagira ngo rero arasobanutse rwose rero nimumbwire ngo kirazira kikazira kikaziririza twagiye kirazira kunywa ibiyobyabwenge kirazira kwishora mu busambanyi kirazira gutanga ishuri kirazira kwanga ishuri kirazira kwanga ishuri kirazira gusimbuka ikigo kirazira kuvuga abandi baryamye ndagira ngo rero mbashimire cyane mbasabe kwitandukanya
n'ibiyobyabwenge urubyiruko rwishoramo, n'ubusambanyi urubyiruko rwishoramo, n'itandukanye n'ibigare urubyiruko rwishoramo, ugasanga ntibihwitse. Muba abana beza bakunda igihugu, bakorera igihugu, bafasha ababyeyi, bafasha kominote, bakunda umuryango. Buriya ntabwo wakunda igihugu utakunze umuryango. Ubundi mukaba abana bashobora gutangira amakuru ku gihe mu gihe cyose habaye ikibazo, yaba ku ishuri cyangwa iwanyu aho utuye, mukaba abana bashobora gutangira amakuru ku gihe. Ubundi rero urubyiruko ruri muri kominote narwo rukirinda ibyo navuze, byaba kwishora mu busambanyi, byaba kunywa ibiyobyabwenge, byaba kwanga ishuri, kuko hari igihe umuntu ajya muri kominote akava mu ishuri kubera ko yabigizemo uruhare. Uwifuza kujya mu ishuri biratworoheye, dufite amashuri y'ubuntu leta yashyizeho atwegereye, abantu bashobora kwigamo bitewe n'ubushobozi bwabo. Ibyo byose bizadufasha kuzamukana icyarimwe, twize, dufite indangagaciro, tuziririza ibidakwiye, ariko nanone dufatanya urunana kugira ngo twubake igihugu cyacu. Numva nasoreza hano mbashimira cyane ku bwitabire muri uyu muganda, ariko nsaba gukurikirana ibi biti. Ndabisaba abayobozi cyane cyane ab'umudugudu, ba nyiri amasambu hano twateye, madamu ushinzwe amashyamba muri uyu murenge, twese tugafatanya ibi biti tukabikurikirana aho bikwiye gusimbuzwa bigasimbuzwa kare, aho bikwiye kubagarirwa bikabagarirwa kare, byibura efora. Muhaguruke uru Rwanda niturwubaka abanyamahanga bazarugana. Ko mutaririmba? Aha, byari hehe? Yaravuze koza w'ikirenga, yaravuze Yoreza u Rwanda muhaguruke, twese dukomeze twese imihigo, gahunda nziza yo kwiga, twese dukomeze twese imihigo, gahunda nziza, twese dukomeze twese imihigo. Yaravuze koza w'ikirenga, yaravuze Yoreza u Rwanda muhaguruke, twese dukomeze twese imihigo, tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda, turugire nka paradizo n'isi yose. Tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda, turugire nka paradizo n'isi yose. Tuzarwubaka. Murakoze cyane, reka dutahe. Nubwo perezida ngo yabyumvishe, kandi murakoze cyane rwose, turabashimiye. Ubutaha tuzabitabaza. Ifandwa TV.